Dutangirana agafilme kacu n'umugabo wari urimo kumanika itara ryo hanze, gusa aho hafi hari umugore cyangwa se umukobwa nawe wari uje kumureba, akimukubita amaso arangije ahita yongera aripfuka areba hirya, amaze kureba hirya aramubwira ati ariko se nk'ubwo nkawe wajya ukenyera ukareka kwambara ubusa ku musozi, ati rwose ambara ntabwo nibwo ngiye kureba aho ngaho utarambara, atakira n'ibi bipapuro ni ibipapuro bya divorce yanjye nawe, kumbi aba bombe n'umugore n'umugabo, arangije aramubwira ati njye ndashaka divorce ndashaka gatanya, undi aramubwira ati nizere ko mu byo ushaka kugabana ariko ino nzu yanjye itarimo, umugore aramubwira ati igomba kuba irimo kubera yuko ndatwite ibyo ngibyo ubyibuke, ati rero kubera ko ari njye uzasigarana umwana ni njye uzagumana inzu, ariko umugabo amubwira amusubiza bya bipapuro aramubwira tugende ubishyire hariya mu gikoni nzabisinya ube ariho ugaruka ubitore, hano akimara kubimuhereza yabikubise mu mazi, ni ukuvuga ngo yagombaga gushaka ibindi bipapuro umugabo ahita yigendera. Hano rero nta kindi cyabaye, umugore yaraje ajya kuri telefone atangira guhamagara ati avoka, ati rwose ugomba kumfasha nkabona ibindi bipapuro, ati kubera ko bya bindi byo yamaje kubikubita mu mazi, ati ariko nanone wibuke ku bintu by'imitungo kubera ko numvisha avuga yuko iranzu tutazayigabana. Uko yari amaze kuvugana na avoka rero yarahindukiye, mu guhindukira ahita akubitana n'umugabo we, amaze gukubitana n'umugabo aramubwira ati ariko ubundi nkawe kuki uba urimo kunyisiga ubundi bimeze gute, ati ntago wajya kure yanjye, umugabo arangije aramubwira ati rega ntago najya kure yawe, ati urabizi neza ko nkukunda, ariko bisa nkaho ari kumutesha umutwe nyine ari ukugira ngo amusaze. Ahangaha rero bumaje gusa nkaho bwira, umugore yaraje aza yambaye nyine imyenda y'ijoro, arangije aramubwira ati noneho rero ubu ngubu njyewe nje kuryama, undi aramubwira ati none se uje kuryama hano mu cyumba cyanjye nako mu nzu yanjye, undi aramubwira ati yego, ati ahubwo mpereza urwo rufunguzo, ararumwaka, amaze kuri umwaka umugabo arangije aramubwira ati ngenda arara he, umugore ati manuka ugende ujye kurara hariya hepfo mu cyumba cyo hasi, ati hano ni njyewe uri buharare. Barimo kurwana rero arimo kumwaka urufunguzo yamukubise urutugu, urabizi imbaraga z'abagabo nyine ntizijya ziburira, arangije umugore aravuga ati reba ukuntu unyishe cyangwa se ukuntu umbabaje, umugabo arangije aravuga ati nta kibazo noneho ngaho akira urufunguzo ugume nyine muri icyo cyumba ngerekane igendere njye kwirarira hasi ninshaka ndare muri saro. Hano rero umugore nta kindi cyabaye yarakinguye ajya kuryama, bukeye bwaho rero umugabo yabyutse arimo kwikorera amasuku, arimo kwiririmbira indirimbo za Michael Jackson ndetse anaririmba cyane. Hano uwari uryamye yahise akanguka kubera urusaku nyine uno mugabo yari arimo guteza hanze, rwose yaririmbye yatwawe. Uko aririmba rero umugore yarasohotse aramaze ati none se ubu ngubu wari ukiryamye, ati saa 2 zageze kandi ubundi ujya ubyuka saa 12, ati rwose nawe umaje kuba umunebwe bya nyabyo, undi aramubwira ati hoya ntago ari ubunebwe, ati ninda ibimereye nabi, ati ahubwo se nta kintu cyo kurya gihari, ati reka manuke njye hariya hasi njye kureba ko hari ikintu mbona muri firigo rwose. Umugabo yaramubwira ati ngaho genda, gusa disi umugabo agakomeza kumwitegereza, urabona yuko nubwo umugore arimo kumwaka gatanya ariko umugabo aracyafitiye umugore we urukundo. Yaraje hano rero amusanga aho yari aryamye bisa nkaho rwose ameze nk'uwisinziriye aho ngaho mu mbuga, arangije aramubwira ati none se bimeze bite ko waje ukaryama hano, ati rwose nagiye muri firigo nsanga nta kintu kirimo, ati nari nkuzaniye rero akaronji kugira ngo urye, ati kubera yuko nyine ndabizi yuko uyakunda, ujya ukunda amaronji rwose nari mbizi na mbere hose. Arangije arimuhereza ndetse ahangaha yatangiye no kuri mutonorera, uko arimo kumutonorera nyine aramuhereza aramubwira ati akira rino natonoye, ati ahubwo njyewe iryo ngiryo mba ariryo nza kuba ariryo ndya, ati kubera yuko rwose ugomba guhabwa nyine udukeya gake gake. Ahangaha umugabo yaramubwiye ati bayi rero ubwo turi kumwe, ati se ubundi umwavoka wawe ageze he azana izo mpapuro. Ahangaha ariko ntabwo yamuhaye agahenge, ahubwo yakomeje kumwitaho akajya amuzanira utuji, imbuto, nyine ahangaha arimo kumuganiriza, aramubwira ati ariko njyewe hari ikintu nshaka kukubwira, aramubwira ati icyo kintu ni igiki, ati rwose bibaye byiza ibya divorce wabireka ahubwo tugakemura ikibazo kiri hagati yanjye nawe. Undi aramubwira ati none se nimba waragaragazaga ko utanyitayeho, ni ukuvuga ngo nyine uno mugabo ntabwo yitaga ku mugore we, nyine igihe cyose yahoraga ahuze, umugore akabibona akavuga ati n'ubundi buriya wasanga atakinkunda, njyewe nyine reka basi mworohereze nsabe gatanya dutandukane, cyangwa se wasanga atakinshaka. Gusa ubu ngubu urabona yuko umugabo nyine ari kumwitaho cyane ndetse ari kumuha
keya zose zishoboka. Umukobwa cyangwa se uno mugore nawe byamucanze, ari kureba ukuntu umugabo we arimo kwitwara bikamuyobera. Hano rero umugabo yahise avuga ati ndakwitaho, ati ku buryo rwose ibyo urimo gutekereza bya divorce uri bubyihorere. Hano aravuga ati Mana ubimfashemo. Ni nako bukeye bwaho yamuzaniye noneho indabyo, ari nako amubwira ati rwose ndabizi ko ukunda indabyo cyane, ati nizere ko izi ngizi ziri bugushimishe. Hano rero uko arimo kubimubwira, umukobwa yarabirebye aravuga ati Mana yanjye, ese byibuza yaba arimo kwisubiraho ahangaha? Uko akirimo kubitekerezaho, nimba ari wa mwavoka uje, hari umuntu waje arimo kumusoma, arimo aranamubwira ati sheri nizere ko ntagutindije. Arangije akimara kumusuhuza, yarahindukiye arebana wa mugabo we bagiye guhana divorce, aramubwira ati ni njyewe mwavoka w'uyu mugore wawe, ati ariko nanone nkongera nkaba na boyfriend we. Umukobwa nawe ahita avuga ati yego ni boyfriend wanjye mushyashya nyine, kubera yuko nabonaga we bisa nkaho nyine wamaje kunyanga, ndetse wari waranampaye n'uburenganzira ati nishakire undi mukunzi cyangwa se nitangira ubuzima bwanjye. N'uyu nguyu rero wamfashije nyine muri ibyo byose, niyo mpamvu namuhaye umutima wanjye. Undi aramubwira ati rero bibaye byiza rwose twatangira process za divorce, hanyuma nyine ibintu bikajyaho iherezo. Hano rero umugabo yarabibonye, arangije avuga ati mwe muretse noneho gatoya ndaje, reka mbanze njye kwitegura kugira ngo nze tujyane, hanyuma mbasinyire kuri izo mpapuro zanyu. Hano rero amaje kugenda, hano disi wa mugore yasigaye arimo kuganira na wa mwavoka, aramubwira ati buriya yizeye yuko njye nawe se dukundana, ati ngende umwavoka wawe byonyine, ati ahubwo n'ibi bintu nsize reka mbyihanagure rwose. Hano akomeza kumuganiza amubwira ati ariko si wacecetse, ati uragira ngo bihise bimenyekana yuko utari umusheri wanjye, ati we buretse umukino wacu tubanze tuwusoze neza. Hano mbese uyu mukobwa cyangwa se uno mugore impamvu akoze biriya, ni ukugira ngo byibuza arebe niba koko umugabo we akimukunda bya nyabyo, hanyuma arebe nimba nyine ari bukomeze kumugumaho, agaharanira yuko agumana urukundo rwe. Umugabo rero nawe agihagaze hano, yagiye kubona hari umushuti we bakorana mu kazi waje kumureba, arimo kumubwira ati none se nizere ko uyu munsi ariko turi bugiye gukora, kuko umaze iminsi utaza mu kazi, bimeze gute? Ati hubwo ngwino nkwereke diru umfasha gukina. Ati niyimeze gute? Nibwo yahise amufata akaboko aramuzana hano. Amaje kumuzana rero yaramubwiye ati nanjye narinje kukwereka sheri wanjye, ahita anamusomera mu maso ye. Hano rero umugore yahise avuga ati Mana yanjye ibi noneho ni ibiki bimbayeho, ati nishimiye kubona sheri wawe, ati kandi nanjye rwose uwanjye nguyu, ati nizere yuko noneho ubu ngubu divorce twayisinya nta kibazo. Ahangaha rero umugabo yahise agarukana na wa mushuti we wo mu kazi, aramubwira ati rwose umbabarire kubw'ibintu nkoze, ntari nanakusobanuriye neza, ati ariko rwose unyihanganire. Yaramuhobeye, amaje kumuhobera aramubwira ati urakoze rwose kumfasha muri iyi diru. Gusa nubwo umugabo akoze ibi byose, nawe ntabwo uno mukobwa amukunda, ahubwo akunda umugore we cyane. Nuko mu kanya umugore we ndetse n'avoka bamurishije umubu, nawe aravuga ati reka nanjye mbishyure. Hano rero madamu we na avoka hano bari bahagaze, arimo kubwira avoka ati avoka uzi ibintu bimbayeho, ati waba ubizi neza yuko umugabo wanjye ngiye kubona nkabona azanye n'undi mukobwa hano akamusomera mu maso yanjye. Akirimo kubimubwira, umugabo yahise agaruka, amaje kugaruka aramubwira ati noneho mwampa bike nkasinya za mpapuro rwose, ati divorce tukayikora nta kibazo. Ni ukuvuga ngo iyo umajiye gusinya zino mpapuro, wowe mugore n'umugabo mwese mukabisinya yuko mushaka divorce, inkiko zitangira kubikurikirana, nimba ari n'ibyo babagabanya bakabibagabanya neza bitonze, hanyuma byarangiza nyine divorce mukayifata gatanya yanyu mukayitwara rwose, nimba ari amasafuriya, nimba ari amasahani ndetse n'amafoke mukabigabana, nimba mwari mufite imwe nayo rwose mukayicamo kabiri, buri wese agatwara igice n'undi gice. Ahangaha rero umugore yakomeje kuganira na avoka, aramubwira ati avoka reka rwose twicare hano, ati rwose noneho ibintu ndabona binsajije, ati kandi mu minsi yashize ejo ndetse n'igihe nahageraga yangaragarije yuko byibuza akinkeneye akinkunda, atari kureba ibintu bizambye ku munota wa nyuma, ndetse yamaje gusinya n'impapuro. Undi aramubwira ati rero wowe nimba ukimukunze basi shobora ugende umubwire yuko ukimukunda. Umugore yahise aza yirukanka, asanga umugabo aho yarari arimo kuzinga ibintu bye ngo yigendere. Arangije aramubwira ati rwose mukunzi njyewe ndacyagukunda. Umugabo nawe aravuga ati nanjye rega ndagukunda, ati ariko sinzi ukuntu
wifashe ukavuga yuko avoka ari umukunzi wawe. Ati ese koko ni umukunzi wawe? Undi aramubwira ati hoya, ati ntabwo ari umukunzi wanjye, ni wowe nkunda wenyine. Ati none se we uriya mukobwa? Ati ngwino hano mbanze mbikubwira. Ati by'uriya mukobwa rero, ati wapi rwose simukunda, nanjye ni we nkunda. Arangije ahita afata umugore we aramubwira ati rwose ni we nkunda, ni wowe mpora ntekereza. Ati njyewe ikintu nifuza ni uko twakibanira neza ndetse n'umwana wacu akazavuka nyine twese turi hamwe, umuryango wacu ukomeye ndetse utanajegajezwa n'ibyo bintu byose bije uko byiboneye. Arangije aramubwira ati ahubwo guma hano nze mpakire ibintu byose tugende. Hano rero agitegereje umugabo we, avoka nawe yarinjiye. Avoka uko yinjiye atabizi, hano umugabo we yahise aza amufata ku rutugu aramubwira ati none se ubundi uri mu biki hano avoka? Ati ibintu wari wigize ngo uri boyfriend w'umugore wanjye, ati ibyo bintu ntuzongere kubyigira, ati kubera ko wanahagwa. Avoka arangira aramubwira ati ahubwo se muracyakeneye gatanya ngo nyibahe? Undi aramubwira ati oya papa, ibyo bintu byihorere. Ni nuko agafilime kacu karangiye. Turabakunda cyane, mukomeze mukore subscribe, like, share na comment, byanyu ni ingenzi kuri aka gacano kacu rwose, mureke tukazamure.